mbega mukobwa kugenda byanka nikiga mwana wa mama kumbona amaso yabaye umunani ese muhungu nta n'isoni ugira akabana w'ubundi muteye muti nimunatekereza iyi nzu imazemo igihe kingana gute ariko ujye ubanza unirebe wenda nunyura ahantu hari nk'urugi rurimo ikirahure uhagarare wirebe urebe n'akantu uryamamo ukamara icyumweru bibiri bitatu ibirere bikiri hejuru ibintu byose bikimeze kuriya ukinjiramo ukaryama nta nubwo bigutera isoni urabyuka ukajya ku muhanda ukabwira abantu ngo ufite ahantu uba ahantu udashobora no gufata ruriya rugi rwegutse ngo urusubizeho rube rumeze neza ukinge neza narumiwe cyakoze naragenze nabonye abantu mbona abandi we waranyobeye ubu nta nubwo utekereza ibyumweru bibiri bitatu uryama mu nzu imeze gutya uzi ubundi ugiye kubura ndakora ukajyamo ukaryama ugasinzira se ku mana yanjye nta no gushaka kondo nta no gushaka iki ibati ryarashe ese buri imvura nigwa ko imvura igiye kugwa nigwa ntabwo izakugwa hejuru ndindire kubona nyine udufaranga dukeya mu minsi iri imbere karana ndi guteganya akazi nyina nkaba nakora neza mbega uracyanateganya no gukomeza kuba hano uri guzi ko urimo kuvuga mu minsi iri imbere ukagira ngo uzahaguma ubundi se kuki utagenda wakabaye ukibamo hano koko nise ubundi ko mbona igihagararo cyawe gishobora kuba ari igihagararo wajya hari umuntu akakubenguka ubu hagize nk'umuntu ukubwira ngo ngwino tugende unyereka aho waza ukamwereka hano shakisha ukuntu wamvira mu rugo sibyo tutaruhanyije ntitugorane utazagenda unanyifatamo umwikomo nawe gerageza uri umuntu mukuru sibyo se uri mukuru pe gerageza ugire icyo wibwira nimba udashobora no kureba inzu ngo ubone ko ishaje uyihome cyangwa na ruriya rugi urusubizeho ubwo si ubundi ndimegereje nyine kubona udufaranga iminsi iri imbere wenda nkaba nahakoresha urahakora n'ahawe se ubwo waranicaye uriyiryamamo uyipangira ko uzayikora ni iyawe ni iyawe nshaka kuyishyiramo umuntu wabyumvishe nshaka kuyishyiramo umuntu kandi urabibona ko si inzu nini ku buryo mwabanamo ngira ngo icyo mvuga uracyumva sibyo se kandi uribuka kera nkiza kugusura ukuntu wandeba minenegwe ukamengo bameze ndi umuntu nk'abandi kandi nari naragukunze none nanje ndakureba ngatwenga nkakwibuka kera ahahoze urukundo hasigaye ikigongwe cy'uwo nari narakunze ihorere mukobwa iby'isi niko bigenda amashugwe aruma
kabisa yandi uramenye mukobwa ubutumwa urahenda cyane uramenye mukobwa ubutumwa urahenda cyane uramenye mukobwa ubutumwa urahenda Boss. Hagarara. Ariko sha. Vamos. Nuko musigaye mwidegembya ngaho. Urifata ukaryama ku rwego ubwo nakuriya. Ku rwego rina nkugeraho utari kumva ukaryama nta nufungo imfumu zazagiye. He? Mbwira imfumu zamaze kize. Ibi ni biki? Ariko gucira muri kino gipangu gutya unyanyagiza n'umuganda wawe. None Muse boss ni wowe? Utaramenye umbe kuvuga nese? Mana we. Nise wabagaye. Ni wowe? Cicika vuga. Ya baba we. Waje ryari? Muki? Waje ryari? Kuvuga banuze motoyize. Uyu ni nuzi. Muki? Waje akose muka. Ni kurusika kuri akazi kawe. Nariye ndaga cyane ibitotsi babiri yamfashe. Sinzi ukuntu byagenze pe. Ugira ibyo ushoboye abandi bari. Buri mu karibu. Win. Yaretse. Cicika. Ingira nyine basi tu. Cicika ariko. Ndakuye kunyana garutse aha ngaha. Ni wawe. Ni wanjye ko simagarutse kandi cicika kukomeza ufunga umunwa wawe. Uramukobwa nyumvishije. Nakomerera nabi. None se makuru y'imezi basi. Urananutse man. None kubigikara. Ufite ibibazo bibindi bazungiye. Nagiye kuba kwa ifi. Tsikeye tubona mu cyaro. Aje mu cyaro. Kandi singo tumye kubivuga. Sibyo? Urabaza ngo mu cyaro ko mbona bugoye koko nanjye bwanjye simba nifuza kuzongera kubusura. Byihorera ariko. Nasubaye wote. Ko mbaye nako bikore bajya kubyinjiramo. Abandi bari. Abandi bari mu nzu. Nta kibazo nari nicunze umutekano ndi kureba ibintu byose ko bigenda telebye bo bari mu nzu. Akona basuhuze reka. Mu cyaro. Ineza aryamye. Yari kwiteguye agiye kuryama agiye koga. Yari tagararyama. Akiri maso. Kana agiye koga ntabwo mukubuza bakobwa babijisa. Tagira umuntu kwira kunageza. Cicika. Nusura giye. Cicika. Tagira umuntu kwira kunageza. Kandi tukinganga inzo ingaruka gutubuye ngasanga arafuye. Akusize ngana burasimenye. Nakata ibintu kuntu babingana. Uko kwimana pe. Nosu. Cicika. Zihore bura niko zambonye. Mvumbwire. Tagira umuntu kwira kunakoze iki. Ko wageze hano bana. Nzongera gusanga hano afunga ibizagenda bite. Uzanyirukana cyangwa ngata amafaranga. Oya. Nabyo gukata amafaranga nzahita wirukana. Ko nakukuri. Nako nzongera basi mubabara nako nzongera. Sawa. Ugiye uryama ku manywa n'akandi kazi ufite. None basi bamaye igihumbi basi icyabiri cyonyine bose ayamase kundasinziriye ne koko yagiye kuba mu cyaro no gurugo nkonguraza unyikwegura nawe kujyana nawe abandi baruye
ndushywa no kuvuga naho njyewe ndoha buri munsi kugeza gupfa ndahenda amahirwe yanjye ariko akanga ariko n'inzara yakwishe n'ibiki kuri iki kizubama ubu aho ngaho hari urabonamo imyumbati n'iri zuba imyumbati iriho ahubwo harakomeye harakomeye ndabona indi bugiye gushaka ipiki akaba ariyo mpakurisha do nanjye umusozi urandambiye hano se ntarinyikuye kuko yarapfuye yewe ubusi bwaho harimo imyumbati we tabaho urabona iteze ikibazo ubuse yuzinduka kuza kuri iki kizuba koko none se ubu tuvugishije ukuri nimba izisari saa yine hakaba hari izuba ringana gutya wagira ngo nzinduke sanga yuko ribyukira ku muryango ibyiri izuba byo turyitega iki bizakurikira ni inzara pe waba undenganyije rwose ni inzara wowe urabona nta nzara ihari irahari ariko bajya nikurira utwumbati nirira ubundi abakeneye imiceri nababwira iki ariko kuri iki zuba mama ivi kanakumwe ku izuba ringana gutya cyo umwana wanjye umuhungu wanjye rwose aba yibereye mu rugo ye ari mu kazi rwose nta kibazo afite wagiye ubwira ayivi cyangwa wa muhungu wawe nako se reka nkubaze Domi ubundi uri kundatira abana bawe wumva ariko se kuba byaranye nkabyara ikibazo ni iki ubu urinda kuvunika gutyo uza kuri iki kizuba utunze umuhungu mu nzu wacumbikiye wagiye umubwira akazi akanagufasha kandi uriya mwana nabonye ari umwana mwiza mama ivi nkubwiye kangahe kuri muhungu mba ntashaka ikintu na kimwe cye ataraza ubundi ninde muntu wamfashaga ntago nabyikoreraga imyumbati sinjye wayiteye nayiteye sahari kuki nakenera ubwo bufasha bwe se nta maboko mfite kuriya muhungu yagutwaye iki ntago barumbwira ikintu yagutwaye ntago uri ari ubuzima bwanjye buhagazeho ya nukagira urwango rungana gutyo nawe akareka ndamwanga namugize none se akantu kose iyo umuvuzeho noneho wowe wagira ngo mba nkojeje erega ukuntu umuvugaho uba ushaka kunyereka ko mukeneye kandi simukeneye sinzanamukenera na gato noneho njye baravuga ngo umwana wanzwe niwe ugira ute yanzwe se hari uwo nikaniriye ariko mana yanjye mama ivi nzajya mpora guserereza uko duhuye mukubwira uko duhuye mukubwira urashaka ko tuzashwana nawe aho cyari kinzanye rero nakubonye shareka nkubwire tureke ibya burage cyangwa byo nashaka gukorere cyangwa ntagize hariya ku murenge bari gushaka abana b'abasore urumva baba feri sociale bakora imirimo batanga za ntuze birabyirembo ibintu nk'ibyo buriya ntiwamufasha kubona yirwa agenda cyangwa si ubundi ari hehe ari mu rugo yikorera imizigo ku muhanda iyo aba ariho watambitse ukagenda ugareba aho abakarani wumva ukamubwira ntiwumva ikize uriya mwana afite nyamara njye namubonye ibaze kuva akigera mu rugo wambwiye ngo iki ko ajya kwikorera imizigo urumva ari umunebwe hanyuma kandi uriya mwana w'umusore mama ivi nguhamagaye kangahe komeza uhamagaye uriya mwana w'umusore agiye mubonamwo ikintu kidasanzwe igiki ese buriya umukarani umubonamo umukarani mubonamo umukozi wo mu rugo mubonamo umuntu wirirwa yikoreye imizigo ntukajya ubona umuntu mu gihe cyagezemo isi nta hantu itakugeza urumva niba ashobora kuba yaragiye none se reka nkubwira ayivi ko wambwiye ko yabonye akazi sibyo ntabwo wambwiye ko yabonye akazi mu biro kandi ari nawe wamufashije kukamushakira urumva ari injiji mu mutwe ni nayo mpamvu mvuze ngo reka nzamuke kuri uru zuba urumva oya katakijyanye nuko yabonaga umwana wanjye agakwiriye ese usanze uriya muhungu rwose ibyo umukeka atari byo ari igiki nyamara uriya mwana ashobora kuba yarigeze amafaranga niba atari iwabo bafite amafaranga nawe ashobora kuba ari ubuzima bwamukaranze ayo Domi nanjye narayigeze ese mama ivi reka nkubwire biswa rizamukira darajya gushaka reka nkubwire amafaranga akuye he ngo akuye he uriya muhungu jewe sinzi ukuntu nabibonye
Njye nabonye ari umuntu ngwino ushobora agabanya amagambo kuzagira wagira ngo amafaranga. hari ikintu yaguhaye urayaguhaye iki cangaha njye kuzana ipiki nimba ngo herekeze ngaruke nikure aha yewe wagira ngo hari ikintu yaguhaye wowe cara umuvugira icyo njye nzi mwana waranyuma ndamukunda. ese ko umuntu wese ugahagarara nk'abasirikare Wowe musirimu uzi mu kazi uzi ukuntu basigaye banyubaha nta nubwo wamenya ko ari njyewe umukene mano baranyubaha nta nubwo wamenye ko umva nta nubwo bazi ko ndi umukene nta nubwo bazi ko nta hantu ameze nk'aha bambwa hi Ivy umeze gute ndabona warakera rwose usigaye none ndebera ibyo bishyizeho ryari ariko uzi ko najya mwitegereza izo zishyizeho ryari ejo bundi ari umukire waje amatiku namwakiriye neza nahise narabibonye ngiye mbona nkabona utwara nitwiza nahise ngenda kudushyiraho shatira kweresha ahubwo rega none ntago abantu babura kubukunda rega reka serivisi mukora nyine ikenerwa n'abantu benshi kandi urumva nyine kuba bagukunda serivisi zacu wazibwiwe n'iki nshyize kuzikoresha wigeze kubimbwira bebe twicara hanze kuziko warabimbwiye pe ahubwo nuko utabyibuka kumva ntabyo ngize umuganiriza warabimbwiye pe ahubwo reka tubireke none se mva nkubaza nyine usigaye wumva wishimiye nyine akazi urimo mba numva ngiye sinzi noneho ndazinduka mba numva umunsi nakerewe bazahita banyirukana hari igihe ngenda nkasanga nta muntu n'umwe urahagera kubera kugira ubwoba ngo niba zanyirukana humura akazi ko wamaze kugaragaza ko gashoboye sinarangwa ngo nyine ngo uzinduke cyane cyane ujye ugira nyine ku masaha yagiranwe mu kazi unabashe no kuruhuka nutaruhuka ntabwo uzabasha gukora akazi k'abandi neza sibyo ujye wese wifatira n'akanya uruhukeho aho yashamba barira uzi ngo bafite umubosi mukuru ntago sindahura nawe ariko ngumva ngo ni umuntu utinyitse rero mva ubwo se ubwaje agasanga nagakoze nabi agahita anyirukana umva mbabarira wincuka winyobye nzajya nzinduka niba ngombwa ngende mbafasha no gukoroga nakabonye nkakeneye da mbabarira none se ese boss bumva yakwirukana nta kintu wakoze uzi ko niba mutinya ibaze ko ntaramubona ariko ukuntu bamutinya naramuhahamutse ndavuga ngewe n'impamvu ngo yaramutse nabi yakwirukana ngo udakoze akazi ke neza nta kindi kintu mwamupfana rero ubwo ahubwo nuzajya ubona narangije umunota mbere y'isaha kugira ngo ugize umbyutse igikomanga hano ku idirishya njya kubyuka nsanga wagiyereka mvasi imana izambabare sinzakererwa pe baya humura ntacyo bazagutwara ku kazi nawe uzakwirukana ndabizi neza ko kazi gukora neza humura ubu wagize amahirwe ahubwo nanjye ngira amahirwe wagiye ahantu batagutesha umutwe kuko byahoze na mbere hose cyo koza ni heza none uzi ukuntu turya neza ibaze ko buri munsi turya inyama buri munsi saa sita turya inyama ni ukuri noneho barambwiye ngo ntarajya gukorayo ntago bajyaga babaha breakfast baryaga saa sita gusa kandi nabwo ibintu bisanzwe ariko kuva nagendayo umunsi wa mbere saa sita turya umuceri igitoki amashaza inyama uri kumva noneho mu gitondo bakabaha breakfast imigati iri mu buki iy'amasukari ibyibushya itabyibushya nimugoroba tugiye gutaha haba hari coffee amaji byatangiranye ngo n'umunsi nagireyo ngo nibwo byatangiye yumva ntafite umugisha umva nanjye nabuze none se njye wazaniye umugisha shene wepe urumva utarajyaje imigisha erega n'ibyo birimo imigisha none se wowe ibintu baboteke nyine bumva ubikunda umva ndabikunda pe none ubateka ibintu biryoshye ariko ntabwo nshaka kuzabyiba cyane utazanyanga nzajya ndya dukeye uko wamera kose ngenza ahubwo ujye urya uhake sibyo iki kintu mba nifuza kuko ikibazo wowe ubasiga ngaho ushonje yego ko njyewe yo uzongeye mvara iyo ngiye harepfo kwa mwenza ngwande bateka bya biboro kimwe cyonyine kiba gihagije urambeshye umuri wo kurumeze neza se ndabibona nyine ko wariye buri munsi mba narishije niyo ntaraza kiganira hari ngo tuvana hano cyo kiganira nashire njye ngo mama akusanga hari se zobwe kadahari nawe ariko ashobora guhitaza hari
naho hari yagiye se genda wambara ikamba kundukeshe bagenzi bawe wihakanye uburyano twibaza habaye iki kibazo gitumye umamagara ikibazo kiri seriye cyane byagenze biteze ikibazo kiri seriye kandi narabibonaga rwose nabonaga ibintu bizabaho nuko ntari niteze ko bizihuta gutya ukuvuga ngo ku kazi ayivura bizi ukuntu yaje agahita yisanzura akaza agahita akamenyera vuba akaba ari gukora neza ibintu biri kugenda neza uko rero bikora niko aba n'inshuti n'abantu abandi bakozi yahise amenyerana nabo vuba baba inshuti babakorozi byatari urumva urabizi n'umwana nyine arabana nta muntu utamwishimira kubera iyo mpamvu rero ari kubaza ati ese boss hano ninde atameze ate abandi nabo bakamubwira ati boss hano ni umuntu mwiza cyane bikamutera amatsiko akavuga ati uwo boss tutarahura n'igihe maze nkora umuboss wanjye ntarabona nzamubona gute ati se boss azaryara ati ntago tubizi muri iyi minsi nagahari kumva bigatuma rero ashaka kumenya uwo ari we ubu rero arimo aranabaza ngo bamwereke amafoto ngo bamwereke amafoto ya boss yamumenye atazahura mu nzira na boss ntamumenye ibintu nk'ibyo gusa ariko njyewe nagerageje abo ku kazi ndababwira ati mutuze ibintu bya boss mu byihorere uri kumva mu ruko nshoboye mbwira na wa mukobwa areba ukuntu abihandoringa amafoto ntayabona ariko nanjye bahita bambaza ati se kubera iki mpamvu ni ukubera iki ntabihorera ntabwo ati mwe mu byihorere ibyo ni ikibazo cyane ariko ntabwo mbyizeye niba ifoto atazayibona nicyo kibazo gihari kandi numva ko ari ikibazo kiri seriye cyane none se kumva se byaba bitubanye rutobye bibi cyane rwose cyebwo babimbwiye ubwo buranyica ndavuga ni ibyo byose agomba kubimenya ariko ubundi boss wayimubwiye ubundi bikava mu nzira n'ubundi ntabwo byabura kumenyekana none se ubundi azabura kubimenya ubu se tuzaguhisha none se mva mubwire icyo nshaka kunkorera ukoresha ushoboye hatagira umuntu uzatinyuka kumwereka ntabwo byemeye kwerekana ifoto ya boss hariya abakozi babwira uzafatirwa muri icyo cyuho agomba guhita yirukanwa direct none guza ibyo byo ndabyumva ndewe babwira n'ikintu cyo kuvuga kumubwira mwana bisigaye noneho bikomeye kurenza uko abitekerezaga uyu mvugo nshobora kumubwira ukuri tugahita dutandukana nshobora kumubwira ukuri koko ari njye boss umukoresha nyine byose mwabara kumubwira tugahita dutandukana kandi ntabwo nshaka kumuhomba uri kugira ngo umumbe ivi nahomba n'ibyo byose neza sibyo kuri ubundi kuba umuntu afite umunezero cyangwa afite umuntu w'agaciro impande yanjye nta kintu na kimwe byabimariye rero kugira ngo mumbaye ivi no come on uri umuntu mukuru genda uhambire nta muntu wemerewe kwerekana ifoto yanjye nta n'ibyo kumubwira byo bindekera ndi gushaka uburyo nabinyuza bwiza ariko namuhombye ushobora kumubwira dutandukana naba naravunikiye igihe cyose naba narakoreye iki gihe cyose mazangaha umuboro wose maze igihe ninyuzamo naba naravunikiraga iki nanjye mu buryo bwiza bwo kubimubwiramo ariko ni simubure ibyo nabyemera ariko ntacyo kumubwira kuri gahita dutandukana come on njye ibyo ndabyumva boss ibyo ndabyumva pe ni ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu nanjye navuze ngo reka nze mbikubwire tureke cyo kubikoraho ariko nawe urabizi nubwo nagenda nkabibabuza erega nabo kuba mbabwira ngo niberekane ifoto yawe nabo ubwabo birabashyiramo urujijo nabo ubwabo baribaza ati se kubera iki se boss ko ari umuntu mwiza kubera iki se tuterekana ifoto ye ibyo nabyo birateza urujijo ntabwo nzi ko ari ibintu bizamara igihe kirekire nese ubu nkanjye biri gutuma najya ku kazi ndi kujya mu kazi muri weekend atakoze nese ubu nzakomeza kujya njya mu kazi weekend gusa hari ibintu byinshi biri gupfa kubera ntari kujyayo cyane bitekerezo urebe ikintu twakora n'ukuri kuko n'ubundi nubwo nabihisha ibyo byose ntihadapfa byinshi muri company ntihadapfa byinshi bizarangira n'ubundi abimenye ukuri rwose biri gutuma nanjye ubwanjye akazi kari kumfana ndi kujyayo nsanga harabaye ibintu byinshi urumva icyumweru aba ari kinini gukorera kuri telefone nabwo ntago raporo zose nzibona nk'uko bikwiye ntago zingira 100% hari utuntu dusigara inyuma gusa ngiye ngugira inama boss
mu rwego rwo kurinda ibintu byinshi bitangirika uyu mukobwa wayimubwira washaka uburyo bwiza bimubwiramo ukamwegera ukamubwiza ukuri n'ubundi wamubaniye neza nta kibazo yigeze agira akabimenya hakiri kare byakiza byinshi. Think about it. Ndaje ndebe icyo mbikoraho. Cyaba byiza kurushaho bose kuko mu kazi ibintu biri kugenda neza, hari gukora neza, kampani ibintu bimeze neza, n'aba banyamahanga rwose bashakaga kutubafasha mu bintu by'imbuga nkoranyambaga Avivi yarabafashije barashaka no kugaruka, baramwishimiye, ibintu ni sawa cyane, ariko icyo kibazo wumve ko gihari kandi kigomba kubonerwa umuti. Okay, ndabikoraho nta kibazo. Sawa boss, icyo ngicyo nashaka kukubwira nta kibazo rwose. Hangase umeze ute? Ndaho. Sebi ninjira uko utariye. Mbaga nabishaka meze neza. Barega nubwo ndi mukuru mba ndeba. Ni ikihe kibazo ufite nyine kuki utariye ninjoro? Ko numvaga ntashonje pe. Na mu gitondo ntiwanywa igikoma? Hari ahantu wari wariye se? Oya, naho ariko numvaga ntabishaka. Se ufite ikihe kibazo? Umuntu umeze nk'umuntu utameze neza. Rega buriya nubwo umuntu aba ari mukuru ariko aba areba. Ntabwo umeze neza mbwira. Ufite ikihe kibazo? Mama ntabwo ariko ntameze neza ahubwo maze nyine iminsi ntekereza ku bintu wambwiye nyine bitekerezaho cyane. Kandi hari n'icyo nifuzaga kukubwira. Bwira nta kibazo. Mama ndabizi ko biriya byose kubimbwira kunsobanurira ndabizi ko ari urukundo nkunda nyine uba unyifuza icyiza nyine kugira ngo ejo n'ejo bundi ntazaba nyine nkaba umuntu uri aho. Gusa mama hari ikintu kimwe nshaka kumva. Ibintu byarahindutse pe. Se byahindutse gute? Umugore yahindutse umugabo? Oya ntabwo ari ibyo ngibyo. Imyumvire yarahindutse. Umugore n'umugabo ibyo umugabo akora n'umugore yabikora akiteza imbere. Ntabwo iterambere ry'umugore rishingiye kuko azabona umugabo w'umukire, kuko n'undi mama erega ushobora no kumushaka ari umukire akanagira n'ikibazo, n'urugero agakora nka agisida akabura ibintu byose ukabimara umuvuza, n'ubundi urumva ko ntabwo umuntu umwe yihagije, aba akeneye umugore buzuzanya, umugore uzamufasha. Erega mama kuri ubu ngubu ushobora no kugira amafaranga ngewe nyafite nkaba naha n'umugabo wanjye igishoro agakora, ni ibintu bisanzwe bibaho. Cyakoze byarahindutse ko ntabwo kuvuga ngo umugabo nawe wowe ugaha amafaranga umugabo. Urugero ndi kuguha ntawe mfite ngiye kuha, ariko ni urugero ndi kuguha n'ibintu bishoboka. Ntabwo kuba umukobwa azatera imbere azabaho neza ejo n'ejo ntabwo ari ukubera umugabo pe. Ese ivi uravuze neza uti umugabo ashobora kuba ari umukire ejo agakora impanuka ukamuvuza ukagira ibiki, ariko hari ubuzima muba mwaratangiye muba murimo, kandi umuntu aramutse akennye habaye izo mpamvu z'impanuka cyangwa ibyago ntabwo ameze nk'umuntu wahisemo nabi abibona, sibyo? Rero kumbwira gutyo ntabwo nzi ikintu ushaka kugeraho, sinzi ikintu ushaka kumbwira. Ibyo wambwiraga ndi umuntu mukuru nanjye numvaga icyo ushaka kumbwira,
Mana ishimwe. numvaga icyo ushaka kumbwira numvaga uri kuganisha ariko mama rwose ntabwo ndagukunda urabizi ariko ntabwo nakubeshya ngo Gisagara ngo byakunda mama Gisagara ntabwo byakunda kandi nzatera imbere tuzatera imbere kandi gutera imbere tuzatera imbere nari amafaranga uhembwa se buri ari amafaranga uhembwa 150 niyo azaza akaduhindura ubuzima agasenya inonza akayubaka agakora ibintu byose dukeneye. Ega mama mu kazi basha no kumpromotinga wakanshyira ukundi mwana niba atabikora se nta wamenya nzabona n'ibindi byiza iyo ndaha ntabwo yavuze ko ibintu birangiriye aho ngaho nanagashaka ahandi nabona andi mahirwe opportunity nyinshi nta wamenya. Ive sinzi ikintu wizeye sinzi impamvu utanyumva sinzi impamvu navuze guhera kera hashize igihe nkubwira ikintu kimwe Ive ntushaka kunyumva. Ntabwo ntekereza ko nta na rimwe nigeze ntekereza ko wansuzugura kuri uru rwego ku buryo ushobora kuvuga ikintu ukwezi kugashira ukundi kukaza ukibwira ngo ibintu byarahindutse. Byahindutse iki? Umugore yahindutse umugabo byahindutse iki? Wigeze ubona muri Bibiliya iryo jambo rihinduka ngo kwifuza ko umugore kuzahirira ku mugabo? Hari aho wigeze ubibona? Ese ibyo bintu mpamvu utekereza ngo umugore gashobora ngo kugira ibyo yimarira gashobora kugira icyo yiko Yesu ushobora kugira icyo wikorera na Gisagara naga gushaka ngo ugende wicare mu rugo arashaka kuguha umuryango umwe ugakora nawe agakora umwe agaca hano undi agaca ha mugatera imbere. Nicyo utumva kuki ibyo bintu ukeneye ko umuntu abanza guhamagara abapolisi n'abasirikare ngo ubanze ubyumve. Ndagukunda ndakubaha ariko Gisagara wapipe. Ive reka nkubwize ukuri nta mikino igihari nta nubwo nyiri no gukina nawe noneho sibyo kahubwira ikintu kimwe ureba kuri uransuzugura wanga kunyumva uzaramukunzaniye ubuntu bw'ubuhungu ntazi bumeze buri aho ngaho udafite icyo bufite. Ive uzatuma nicuza icyatumye nkubyara. Yego uzatuma nkubyara noneho kugira ngo ubyumve neza ubishyire muri uwo mutwe wawe bijyemo. Njyewe nta na rimwe nzihangana kukubona usaza nabi nta nubwo nazibabarira. Mama byo ngiye tuvuga ngo wambyara noneho ndabikubwiye uzibeshye unzanira akantu kari aho ngaho kakagoryi kadafite apfa na ruguru ngo ni inkundo Ive nzakubyaruka kandi uzabibona nta soni. Wowe ugenda nahereye nkwingiga wishakira ikintu kizarangiza we ugashaka kunsuzugura.